kuki ngerageza kurya ibyo kurya byakabaye bimbyibushya ariko mu by'ukuri kwiyongera ibiro bikanga? Umeze ute nshuti yanjye? Niba nawe uri umwe mu bantu bibaza kino kibazo cy'ukuntu urya ibyo kurya byakabaye bikubyibushya ariko mu by'ukuri ukaguma unanutse, ndagira ngo nkubwire ngo iki kiganiro ni icyawe, kuko tugiye kurebera hamwe impamvu 7 zatuma unanuka, ukomeza kunanuka, kandi mu by'ukuri wariye ibyo kurya byakabaye bikubyibushya. Niba uri umwe mu bantu rero bananutse bifuza kongera ibiro, iki kiganiro ntugicikwe. Guhaye ikaze. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwagiye bukorwa ndetse bukegeranwa n'abahanga mu by'ubuzima, batwereka impamvu zigera kuri 7 ndetse zinarengaho zituma umuntu akomeza kunanuka nyamara mu by'ukuri ibyo arya byakabaye bimubyibushye. Impamvu ya mbere ni impamvu ya metabolisme yawe. Metabolisme ni iki rero? Metabolisme ni uburyo umubiri wakira ibyo uriye. Niba metabolisme yawe iri ku kigero cyo hejuru cyane, bivuze ngo ikintu cyose ushyize mu nda cyangwa se buri kintu cyose uriye kiragenda kigahita kibyara imbaraga, aho kugira ngo kivemo ibinure byicare mu mubiri nyine hanyuma ubashe kuba wabyibuha. Ku bantu rero bagerageza kubyibuha bikanga, mucunge neza mutaba mufite metabolisme iri ku rugero rwo hejuru, akaba ariyo mpamvu iri kubabuza kuba mwakwiyongera ibiro. Aha ni hahandi uzasanga abantu babiri barabana, barasangira buri kimwe cyose, ugasanga umuntu bya mu gitondo barabisangira, ibya saa sita barabisangira, n'ibya nimugoroba barabisangira, ariko ugasanga umwe ariyongera ibiro, undi ibiro ntago bivaho biri. Biba biterwa na metabolisme zanyu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo umuntu ubyibuha vuba aba afite metabolisme iri hasi cyane, ku buryo icyo ariye cyose aho kugira ngo kibyare imbaraga, ahubwo kiragenda kikicara mu mubiri hanyuma akabasha kuba yabyibuha mu buryo bwihuse. Wa wundi rero ufite metabolisme iri hejuru cyane, icyo ariye cyose kivamo imbaraga, ugasanga nta kintu asigaranye cyakabaye kimubyibushye. Ubwo rero niba nawe uri muri icyo cyiciro, ubwo urumva neza ko aho hantu ugomba kuhashinga agati. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ukomeza kunanuka kandi mu by'ukuri urya, ni uko ushobora kuba wibwira ko urya ibyo kurya bikubyibushya, nyamara ibyo kurya ufite nta kintu byongera ku ngano y'umubiri wawe. Kubera ko ibyo kurya bishobora kukongerera ibiro ni ibyo kurya birimo karori ziri hejuru. Iyo tuvuze ibyo kurya birimo karori ziri hejuru, wumvamo inyama, ukumvamo ibikomoka ku mata harimo fromage, yawurute ndetse n'ibindi, ukumvamo ibyo kurya nk'ibirayi ndetse no gukora umutobe useye urimo yawurute, ukabamo imbuto zigiye zitandukanye, ndetse ukaba washyiramo na peanut butter, cyangwa se ukareka gukoresha yawurute ugakoresha amata y'inshyushyu. Ibyo ni ibyo kurya bishobora kukongerera ibiro mu buryo bwihuse. Ikindi kandi ntabura kukubwira kuri iyi ngingo ya kabiri, ni uko igihe ushaka kwiyongera ibiro ntabwo ugomba kureka ngo urye ari uko ushonje cyane. Gerageza urye kenshi ku munsi, sibyo? Niba mu gitondo wafashe breakfast, saa sita ukarya, ntabwo ugomba ayo masaha ari hagati ya mu gitondo na saa sita, ntabwo ugomba kugera saa sita nta kindi kintu wari washyira mu nda. Ushobora gukoresha udusinakisi cyangwa se amafunguro yoroheje, ukaba hagati ya mu gitondo kugera wenda saa 4, n'abafashe amafunguro saa 2 cyangwa saa 1, saa 4 ukagira akandi kantu ufata. Ushobora kunywa yawurute, ushobora kunywa igikombe cy'amata y'inshyushyu, ushobora kurya umugati usize peanut butter cyangwa usize breba, mbese ukagerageza gutuma udasonza, umubiri wawe utabura ibiryo, sibyo? Saa sita niba uriye, ntuze gutegereza ngo uze kongera kurya nijoro, oya, saa 9 gira akandi kantu ufata. Uko niko umuntu ushaka kubyibuha aba agomba kwitwara. Kandi ntabwo bivuze ko ugomba kurya ibintu bihenze, wenda ushobora kuvuga ati ubushobozi bwavahe, ibintu byoroheje rwose, wowe kuguma urya utarindiriye ngo usonze cyane, nicyo kintu kizatuma uzamura ibiro byawe. Hanyuma ku mwanya wa gatatu ni ukugira stress nyinshi ndetse n'ibitekerezo byinshi. Hari umuntu ushobora kukubwira ati ngewe buriya iyo mfite stress nibwo mbyibuha. Yego, hari abantu bameze gutyo, ariko ndabisobanura gutya.
hari umuntu ugira stress yakumva bimurenze akumva nta handi hantu ashobora kubonera amahoro usibye mu kurya. Ugasanga mu gihe cyo cyose afite stress arumva ashaka guhora arya, arumva ashaka kurya utuntu turyohereye. Abo ngabo ni babandi bavuga ngo mu gihe mfite stress ndabyibuha cyane, kubera ko nyine iyo afite stress ubuhungiro abubonera mu byo kurya. Hari abandi bantu rero iyo bafite stress cyangwa bari gutekereza cyane udushobora no kumubwira ibyo kurya ngo ntabwo aba bishaka, akumva nta nubwo abikeneye, akaba yamara n'umusatari yagira ikintu akoza mu kanwa kubera ko afite ibitekerezo byinshi kandi afite stress. Abo ngabo rero nibo turi kuvuga hano. Niba wisanga muri iki cyiciro cy'uko ugira stress ukananirwa kurya, menya ko iyo stress ndetse no guhangayika cyane bitatuma ubyibuha. Gerageza ubigabanye, sibyo? Hanyuma impamvu ya kane ishobora gutuma utabyibuha kandi mu by'ukuri wageragezaga kurya, ni ukuba utabasha gusinzira neza. Hano ndabisobanura. Hari abantu bajya ku buriri ugasanga ntabwo basinzira pe, ugasanga aryamye saa moya ariko saa saba zirinze zigera areba. Abantu bafite ikibazo gikomeye cyane kubera ko mu bwonko ntabwo baba bari gukora neza. Iyo mu bwonko bidakora neza, ubwonko bwananiwe, ntabwo umubiri wose ubasha gutunganya ifunguro wariye ngo ukuremo intungamubiri umubiri ukeneye. Ni hahandi uzasanga urarya ariko kubera kutajya usinzira, umubiri wawe ntubona umwanya wo guprosesinga ibyo wariye, umubiri wawe ntabwo utuje, ntumeze neza, ugasanga ntabwo ubashije kubyibuha kandi mu by'ukuri wariye ibyo ushobora kurya byose kugira ngo bibashe kukugirira umumaro. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma ukomeza kunanuka kandi mu by'ukuri wagerageje kurya, ni ukuba ukunze kugira ibibazo by'igogora. Iyo tuvuze ibibazo by'igogora wumvamo constipation, wumvamo hemorrhoids, wumvamo indwara z'amara ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, indwara z'igifu ndetse n'ibindi. Ku muntu urwaye izo ndwara cyangwa se ukunda kugira ibibazo by'igogora, ntabwo igogora rye riba riri gukora neza. Iyo igogora ridakora neza ntabwo umubiri ubasha kwabsorba cyangwa se gukuramo za ntungamubiri mu byo twariye, hanyuma ugasanga urananutse kandi mu by'ukuri wakabaye ubyibuha. Ikindi ku bantu bafite indwara z'igogora ntabwo bakunze kugira apeti yo kurya. Ukibwira ngo urarya ibyo nariye birahagije kandi mu by'ukuri ntabwo wabashije kurya ibiryo byakabaye kugira ngo ute bikubyibushya, ndetse n'ibyo uriye ntabwo umubiri ubasha kubiprosesinga kubera za ndwara nyine tumaze kuvuga. Hanyuma rero ku mwanya wa gatandatu haza indwara zigiye zitandukanye zishobora gutuma umuntu atabasha kubyibuha, bidatewe n'uko atariye, bidatewe n'uko atakirinze byandi tumaze kuvuga, ahubwo bitewe n'uko afite uburwayi bumukonsoma butuma atabyibuha. Muri ubwo burwayi twavugamo nka diyabete, tukavugamo nk'ibibazo by'igogora ku bantu barwaye igifu, ku bantu barwaye amara nk'uko twari tumaze kubivuga. Twavugamo kandi indwara ya kanseri, indwara ya sida ndetse n'izindi ndwara, cyane cyane indwara zitandura. Izo ndwara nazo zikunze kubera inzitizi abantu bifuza kongera ibiro. Mu gihe urwaye izo ndwara biba bigoranye cyane ko wakwiyongera ibiro kubera ko ziba zigukonsoma, ntabwo biba byoroshye. Impamvu ya nyuma ariyo ya karindwi twateguye mu mpamvu nyinshi zishobora gutuma utabyibuha kandi mu by'ukuri ubyifuza, ni ugukora imyitozo ngororamubiri irenze ugereranyije n'ibyo winjiza mu mubiri wawe. Kugira ngo umuntu abashe kubyibuha, ubundi hari formule ikurikizwa. Kugira ngo umuntu abashe kubyibuha nuko aba yinjije karori nyinshi ugereranyije n'izo yatakaje. Niba rero wowe umurikiye aka kanya ukunda gukora siporo z'umurengera, nyamara wajya kureba mu byo wariye ugasanga nta karori zirimo ugereranyije n'izo watakaje, ntabwo ushobora kugira gutena, ushobora kubyibuha kubera ko utakaza byinshi kurenza ibyo winjize mu mubiri wawe.
Gukora siporo ni byiza cyane, no ku bantu bashaka kubyibuha buriya bagirwa inama yo gukora siporo ariko bagashyirwaho attention. Mbese ibyo watakaje bingana gute, ibyo winjije bingana gute? Ibyo winjije biba bigomba kuba byinshi ugereranyije n'ibyo watakaje. Hanyuma bikaba difera n'abantu bashaka kugabanya ibiro baba bagomba gutakaza byinshi bo bakinjiza bikeya, ariko ku muntu ushaka kongera ibiro we atakaza bike akinjiza byinshi. Nshuti yanjye wo muri iki, muri izi mpamvu uko ari zirindwi, mbese wowe wasanze impamvu yaba ituma utabyibuha kandi mu by'ukuri ntabwo uba utagize ari iyihe? Manuka hasi muri komenti unyandikire igitekerezo cyawe, kandi niba wakunze ino video ushobora kuyisangiza abandi bantu uziranye nabo, cyane cyane abantu uzi bifuza kubyibuha bikaba byaranze. Ushobora kandi kuza muri komenti ukambwira ikiganiro umva nazagutegurira, ndetse ukambwira n'igitekerezo kindi waba ufite wumva wasangiza, ndetse wasangiza n'abandi badukurikiye. Reka ngusabe ukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro ngiye kugutegurira, aho nzaza nkubwira liste y'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'inyunganiramirire ushobora gukoresha kugira ngo ibiro byawe byiyongere mu buryo bwihuse. Ndabakunda rero, mugire ibihe byiza, Uwiteka abanezeze.